So abantu muri kuvuga ngo iyi nkuru ya Fanny ngo na Nzungu na Eva ngo ni puranka, murumva nta soni mufite? Ubu umuntu yajya gukina agakina ku rugo rwe ngo puranka, akavuga amagambo ameze kuriya ati sinzongere kuba umukazana wa runaka, dore ubundi mukazana mwabonye. Buriya murabizi ko nta munyamurenge ujya uvuga sebukwe mu mazina. Uyu mwana wo kugira ngo ajye kuvuga ati mwabonye umukazana wundi, akavuga sebukwe mwiza, mwumve ko ibintu byabaye serious. Muribuka puranka bakoze uriya mugore bikagera ku rugo ava ku kazi, iyo nyine yari puranka, barayikora, sinzi niba mujya mubakurikira. Ariko ibintu muri kubyita puranka, ariko iyi ntabwo ari puranka, biri serious guys. Ikindi abantu bari gutindaho bakaza kuvuga bivugisha babivuga nk'aho ibintu ari ibintu byoroheje. Urugo rusaba ibitambo mwa bantu mwe, rusaba amaraso, mbese rusaba kugira ngo witange mu buryo ki bwose bushoboka. Ariko mwe muri kwifata mukavuga ngo ni puranka, mwarangiza mukavuga ngo buranga icyamubabaje ngo ni uko ngo iyaba ngo atari ngo iyaba ngo ari umunyamurenge ngo mugenzi we ngo ntacyo byari kuba bitwaye. Ibyo se mushaka kuvuga, mushaka guhuza ni ibiki? Guca inyuma ni uguca inyuma, ntabwo byitaye ngo uyu muntu ni uwaha ngo uyu ni uwaha. Muri kumva neza? Ubu utekereza yuko kuba umuntu witwa uwo John wa Eva, we utekereza ko kuba yarasenya anezerewe? Ahubwo muri kuzana ibintu bya blague kuri iyi couple, kandi ndababwiza ukuri mwana arababaye, afite amarira n'agahinda. Ariko biri kuvugwa yuko yaba uyu nguyu Eva, yaba n'uyu nguyu ngo ni uyu Nzungu, biravugwa ko rwose ngo aba bantu ngo bari basanzwe ngo gahunda y'imipuri ngo bayinoganyiriza i Kigali. Ahubwo bo kuko abantu bose abapatina babo bose bari bari muri Amerika, icyo bari bakeneye ngo ni ukubona amaviza, ubundi bagahita basenya, bamara gusenya bakagera bate nyine bagasenya ariko biboneye amaviza, bibereye aho bashaka. Ibyo rero muri kwivugisha ngo byagenze gute kundi abanyamurenge ku ngo zabo ziba ziri serious, icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, ntabwo ingo zabo zubakirwa he kuri za social media, ibintu byabo birangirira mu muryango, bikarangira mu muryango, ntabwo bijya bijya hanze. Muri kumva ni gake cyane ushobora kumva aba bantu ingo zabo zagiye hanze ngo umve ngo ibintu byasakuje. Imiryango iraterana, iri kure iri hafi igaterana, ariko bakongera bagasubirana. Ni gake cyane ushobora kumva aba bantu bashwanye. Abantu muri gukomeza mushinja umwana w'umukobwa Fari ngo ntabwo agomba gushyira famiye hanze, muribeshya. Kugira ngo iriya record kugira ngo zijye kujya hanze, mwa bantu mwe arababaye. Uyu mwana ari kuvuga ngo aramanuka Kigali aze gukora divorce. Uri kumva neza? Ikindi uriya mwana w'umukobwa ni mutoya, buriya yashatse akiga. Urumva yaba uriya Nzungu amurusha imyaka, Eva wewe ntiwabivuga, nawe amurusha imyaka kure, nta hantu bahuriye. Ikindi muri gukomeza muvuga ngo Eva ni mwiza, ngo kumuhusha rwose biragoye, ngo kumeruka mwirengagiza. Ntabwo tuzi igipimo mugenderaho ku bwiza, ariko ntabwo abantu bose bakunda abantu basa na Eva. Hari n'abakunda basa nande na Fari. Uriya mwana w'umukobwa ni mwiza pe, nawe nimurebe tayo afite abyaye. Byo muri kuvuga ngo niwe mwiza, niwe mwiza, se mushingiye ku ki? Buri wese agira uko akunda. Ariko abantu bari kuvuga ngo gushyira famiye hanze ni ikosa. Ubusabwa bw'ibijyanye ntabwo bijya bijya hanze, kuko mutari abasitari ntabwo ushobora kujya hanze. Ariko uriya ni iki? Uriya Nzungu yari umucuranzi, ni umucuranzi uzwi ku makora menshi ndetse no gucurangira abandi bantu batandukanye. Uri kumva neza? Ni couple yamenyekanye cyane hano hanze, abantu barayikunda cyane. Uri kumva? Ibyo no muri kuvuga mutokagura uriya mwana rwose, ibyo byo ni mubireke. Arababa uriya mwana afite agahinda. Is voice note ziteye agahinda, ziteye umubabaro. Umwana yijimye kugeza ku kigero cy'uko ahita desida kumanuka Kigali akaza agakora iki? Agakora divorce. Ntabyo kuvuga ngo ibiki n'ibiki, ntabyo kuvuga ngo ibiganiro, wenda baraza kuba muri famille ntawamenya. Ariko ibintu byasakuje cyane. Uriya mwana afite agahinda kenshi, sinzi yuko ibiganiro bitari bigeze ku kigero cy'uko byanze. Ikindi ngo kuba uyu mukobwa mutwitiye ari kuvuga ati mwitegure baby shower, nacyo si ikintu cyoroshye, si ikintu cyoroheje. Muribuka umuntu witwa Eva ari kwiriza ngo ngewe ntago natera ngo John sida. Muri byibuka ibyo bintu yabyirijijemo iminsi
igihe kimwe abantu baramuseka baramukora bamubwira ati ariko wa mugore ubwo ugira ubwenge uje gutanga ubusobanuro bw'umugabo mubana, ibyo ni ubikubajije wayimutera utayimutera niwe mubiziranyeho nawe. Ibyo ni ibintu byo kuza gusobanura kuri social media. Gusa umugore ukora ibyo bintu ubundi ikintu atakora ni iki? Umugore ukora ibyo bintu ni iki kintu atakora kuza gusobanura ngo ibintu nk'ibyo ngibyo by'uburwayi nonsense bidafite ikintu na kimwe bisobanuye. Ikindi muri ku mugabo we amusiripura akamuzanira muhanzi ndiba umuntu yego ndatekereza yego sinzi niba mubyibuka, ariko ibyo bintu byose yabirenzeho abitesha agaciro. Impamvu rero tugomba kubavugaho bigize abanyamihanda. Nese ubundi tuvuze uyu mugore ubundi usibye kumubona kuri TikTok ikindi kintu akora cyatuma agomba kumenyekana ni cyaho ko yizanye imihanda tugomba kumwota. Uri kumva neza? Kandi ku mihanda nta nshuti haba, niba wakoze ikintu kiza barakivuga bacyamamaze, niba ari n'ikibi baraza bagire bate bagutature. Nimumbwire ikintu uyu nguyu Eva akora ku buryo byari gutuma batagira bate batamuvuga. Rega n'abandi barabavuga, ariko ndababwiza ukuri mwana witwa Fari arababaye. Ariko niba koko abantu barashakaga visa barazibonye, wa mana nyine baramusenye kuko barabipuraninze, baramusenye kuko bapuraninze iyo gahunda yo kubona amaviza. Bamara kubona amaviza bakagira bate bagasenya, kandi dore barasenya. Uri umuntu wese yakibaza ngo uyu Eva yibonyemo iki, ni igitangaza kimeze gute ku buryo ashobora gusenya urugo yamara kurusenya akajya no mu rwa mugenzi we akarusenya akaruhungabana neza akarurambika hasi. Uri kumva? Hejuru y'uko urwe arubanje akinjira no mu rwa mugenzi we nako agakubita hasi akarambika hasi. Umuntu wese yakibaza uyu mugore bundi ni gati ki, ni iyihe ngingo afite imurengera, ameze ubundi mu buzima bwe bw'imibereho ya buri munsi ateye ate? Uzi uko umuntu akwihishamo mukayoberwa uwo ari we, kandi nyine cyangwa mukabona ni umuntu muzima ariko muri we hitekeyemo ibintu byinshi. Tekereza bavuga yuko yatandukanye n'umugabo we. Ntekereza ko nta mwaka urashe ibyo bintu bivuzwe, yinjira no mu rugo rw'abandi naho aragiye arahakongoye. Wakibaza ngo uyu mugore ubundi ni gati, ubundi misiyo yiwe ni iyihe? Ubu kuba yarasenyurwe ntibyari bihagije, kuba yarabonye viza ntibyari bihagije, ubu yangiza akajya no kwinjira mu rugo rw'abandi. Ubu ejo bundi reka nyine ahararane n'uyu mujama ngo ni inzungu, muzumva n'urundi yasenye. Urukumva? Niba koko ari ukuri ubwo wavuga ngo niyo misiyo yiwe, kuko ntabwo ushobora kumbwira umuntu usenye nta n'umwaka urashira agahita agenda gusenya urugo rwa mugenzi we. Ntekereza ko atanazi uriya mudamu witwa Fari, ariko bishoboka yuko umuntu witwa Nzungu bari bagize bate bari baziranye. Nyine wakibaza ngo misiyo yiwe ni iyi mwoka byaramwe, cyangwa se bivuga yuko ngo uyu mugore uturimo tw'amaboko ngo atadukozwe hariya muri Amerika simbizi, wasanga ari no kumuharabika akabona uriya Nzungu yagira ate yamwitaho yamutunga. Ariko sinzi yuko umuntu ashobora kubona amafaranga agutunga 100% mwa kiriya gihugu mwoka byaramo, ku buryo mwitendekaho mpaka urugo rwiwe urusenye. Keretse uriya Nzungu nagenda bakabana neza burundu, bakabana nk'umugore n'umugabo. Naho ubundi ngo turimo tw'amaboko nta dukozwa simbizi niwe ari reality. Yarangiza akajya kwitendeka mu rugo rw'abandi. Ubu koko yabuze n'umuntu w'umusore yitendekaho akareka gusenya urugo rw'abandi, ariko nyine birangiye rugize rute, birangiye rusunde. Audio ziraha ziteye agahinda, umwana arababaye, ariko mureke kumutera amabuye uriya mwana witwa Fari.